wari uzi yuko ari igihe urangiye ahabuka akazi cyangwa se ukamwihamagarira mu kazi kawe, wamugeza mu kazi akakugambanira ngo bakwirukane intebe yawe ayisigaremo. Imana ikurinda aba Ahabu, Imana ikurinda ibyari bikugarije byari byarakubereye Ahabu ku buzima bwawe. Mikaya ati mbonye mugiye mu rugamba muza amahoro. Ahabu aramubwira ati ariko ibyo uri kuvuga uri kubivuga uri kureba hirya, uri kubivuga udashaka kundeba mu maso, ndeba hano. Ubonye iki? Ngo Mikaya araceceka aravuga ati nimbivuga ibyo mbonye aranyica. Ahabu aravuga ati nkurahisha Imana yo mu ijuru ukorera, murahize kangahe kugira ngo umbwire ibyo umbwiye niba ari ukuri. Ngo Mikaya akimara kumva yuko bamurahije mu izina ry'Uwiteka Imana, ngo aravuga ngo mva nkubwire mwami Ahabu we, mbonye bakurasa mu mpanga, urapfuye, uzapfa, nta nsinzi iri muri iyi ntambara ugiye gushora. Turabasuhuje mu izina rya Yesu. Amahoro y'Imana akomeza aganze aho muherereye hose. Twongeye kubaha ikaze kuri Joshua TV Rwanda. Imana y'amahoro ikomeze kubarwanira, ubwiza bw'Imana bukomeze buganze muri mu izina rya Yesu. Nukuri tunejejwe namwe mukomeza kudukurikira, mwebwe mukomeza kubana natwe. Izina ry'Imana nirikomeze rishimwe, izina ry'Imana nirikomeze rihabwe icyubahiro. Uyu mwanya rero tukomeje gushimira mwebwe mwamaze gukora subscribe. Niba warayikoze, Imana iguhe umugisha. Niba utarayikora kandi ndagushishikarije kugira ngo ukanda aho ngaho handitse inyuguti zitukura handitse subscribe cyangwa se handitse s'abonner mu Gifaransa, kugira ngo ibiganiro byacu bikomeze kukugeraho mu ba mbere. Iyo wamaze gukora subscribe, iyo dushizeho ikiganiro uhita ukibona. Ikindi niba ubutumwa bugufasha ujye ubusangiza n'abandi, ukore share. Ikindi ukande like utwereke ko dukunda kuko natwe tuba tubakunda. Ikindi kandi utange comment niba hari ibintu ubona byahinduka, utubwire muri comment, tubwire uti mwakora ibingibi, apana gutukana, ahubwo mukatubwira. Buri muntu wese yemerewe gutanga comment ashaka, yewe niyo yo gutukana nta kibazo, ariko ibyiza nuko waduha iyo kutwubaka ndetse no kugira ngo dukomeze tugire imbaraga, izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Hanyuma rero mbere yuko dukomeza, mbere yuko tuvuga iki Imana nanone yadushize ku mutima, reka tubanze dusenga Imana. Mwami Imana yacu, Imana nyiri ubushobozi, Imana nyiri ubutware, turagushimye. Tugushimiye neza yawe n'ubuntu bwawe byakomeje kubana natwe, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Uyu mwanya tunezerewe muri twe ko wongeye kuduha uyu mwanya wo kuvuga ijambo ryawe. Izina ryawe nirikomeze riganze, izina ryawe nirikomeze ryamamare. Rero muri aka kanya amagambo tugiye kuvuga ntabara yacu, ahubwo abari uza kudutera inkunga, kandi buri muntu wese ubyumva bitere guca mu mutima wawe ukundi, ahubwo bishinga imizi mu mitima yacu, maze bikomeze kutubera impamba n'urwego bizatugezeho mu ijuru, mu izina ryawe urakoze, amen. Uyu mwanya hari message Imana yaduhaye, hari message Imana yadushize ku mutima, niyo tugiye kuvugaho. Ariko ndabizi neza ko buri muntu wese ari buze kumva icyo Imana iri kuvugana nawe. Haleluya. Imana ni Imana ishobora byose, ni Imana ivuga bikaba, yategeka bigakomera, ni nyakubahwa, ni rurangiza rwa burundu. Ndi mu mwanya wanjye bwite wo kubana n'Imana, nibwo nabonye iri jambo Imana irinyemeza kugira ngo nze ndikubwire, kandi Imana ikomeze ihagararane nawe, Imana ikomeze kukurwanirira. Ni ijambo riri mu gitabo cy'Abami ba mbere, ibice byaho 22, turasoma umurongo waho 34 n'uwa 35. Igitabo cy'Abami ba mbere ibice byaho 22, turasoma umurongo wa 34 n'umurongo waho 35. Reka dusome mu izina rya Yesu. Nuko umuntu umwe afora umuheto we apfa kurasa, ahamya umwami w'Abisirayeli mu ihuriro ry'imyambaro ye y'ibyuma. Umwami niko kubwira umwerekeza w'igare rye ati, kurura urukoba duhindukire unkure mu ngabo kuko nkomeretse cyane. Uwo munsi intambara irushaho gukomera. Umwami bamufatira mu igare rye ahangana n'Abasiriya. Agejeje nimugoroba aratanga, amaraso ye yimisha ava mu nguma, adendeza imbere mu igare. Twakire neza ijambo ry'Imana. Imana yambwiye ngo nze mvugane n'umuntu nkurikiye. Imana yambwiye ngo nze mvugane nawe wa mukobwa we. Imana yambwiye ngo mvugane nawe wa mumama we. Imana yambwiye ngo nze mvugane nawe wa musore we.
umwana muto udukurikiye, umukecuru n'umusaza, abanyarwanda n'abari hanze yacu, Imana yambwiye ngo nkubwire ngo nubwo waba wararashwe bingana gute, menya uburyo Imana yiteguye kongera kukugirira neza. Haleluya. Imana ije gukora ibingana gute se? Imana ije gukora ibihambaye. Imana ije gukora ibirenze uko bitekereza. Ijambo ry'Imana ritubwira umugabo witwa Ahabu. Uyu mugabo ngo witwa Ahabu umunsi umwe yigeze gutegura urugamba, ngo aravuga ngo ngewe Ahabu umwami w'Abisirayeli, ngo muze tugende tujye kurwana n'Abasiriya. Ngo aragenda, yari afite umuntu yari yarabwiye ko ari inshuti ye witwa Yehoshafati, wari umwami w'Abayuda. Na Yehoshafati nawe yari azi yuko Ahabu amukunda. Kumbe Ahabu ntabwo Ahabu amukunda, Ahabu aramuryarya. Ndagira ngo mvugane nawe, hari umuntu wari uzi ko ari inshuti yawe magara, nyamara arakuryarya. Hari umuntu wari uzi ko ari we wagufashe, ari we ukwitaho, nyamara afite icyo agukeneyeho, arakuryarya. Yehoshafati aba mu kinyoma cya Ahabu. Ahabu akajya abwira Yehoshafati ko amukunda. Aramubwira ati, Yehoshafati we ndagukunda, nawe urabizi, ndagukunda, ntabwo nabona icyo nguha. Ahabu akabibwira Yehoshafati kenshi, na Yehoshafati nawe yaba ari kugenda mu nzira akabwira abandi yuko ari inshuti ya Ahabu, nyamara Ahabu ni ukumuryarya, nta bundi bucuti. Ndagira ngo nkubwire, mpanurira ubuzima bwawe. Imana yambwiye ngo mpanurire abantu bari bafite abantu babereye indyarya. Hari umuntu wabonaga yarakubereye indyarya ku buzima bwawe, Imana ikurindiye indyarya, yigize indyamirizi ku buzima bwawe. Uyu Ahabu waje akakwinjirira mu buzima kugira ngo akuryarye, Imana imugukurireho mu izina rya Yesu. Imana ikuremere inshuti y'umugisha, Imana iguhuze n'abawe b'umugisha, Imana ikuremere ibyawe by'umugisha. Imana ije gusenya buri kimwe cyose cyari cyariyubatse ngo kikuryarye. Imana ije kubaka urufatiro rwawe rukomeye. Imana ije kukurwanirira kandi ije kukubera ku rugamba. Aho uri nkurikiye uvuge ngo naciriye inshuti y'umugisha. Imana inkuye wa Ahabu w'indyarya, Imana inkuriye wa Ahabu w'ikinyoma, Imana inkuriye wa Ahabu wo kunyinja, Imana inkuriye wa Ahabu wo kuntata, Imana igukuriye wa Ahabu mu izina rya Yesu. Ahabu mwereka ko umukunda ariko ntabwo abizemera. Ahabu umuha impano kenshi ariko ntabwo azitaho, ahubwo ahora kuryarya. Ahabu umurangira akazi ariko ntabwo yumva yuko ari urukundo. Ahabu uramubwira ngo dukore ibintu gutya, nawe akakwereka ko muri kumwe ariko kugutaba mu nama, n'igihe za nyungu zije akakwicisha cyangwa akakugambanira ugasanga niwe wirukana. Wari uzi yuko ari igihe urangiye Ahabu akazi cyangwa se ukamwihamagarira mu kazi kawe, wamugeza mu kazi akakugambanira ngo bakwirukane intebe yawe ayisigaremo. Imana ikurinda aba Ahabu, Imana ikurinda ibyari bikugarije byari byarakubereye Ahabu ku buzima bwawe. Ahabu akaryarya Yehoshafati, kandi wibuke bose ni abami, bose bari ku ntebe, ariko Ahabu akarusha Yehoshafati uburyarya. Bigera ngo ubwo Ahabu ategura urugamba, ngo aravuga ngo yewe Yehoshafati we wambabariye ukaza ukabana nanjye, ngo tukagenda tukajya gutabarana tukarwanya Abasiriya. Ngo nuko Ahabu ngo aragenda, ngo Yehoshafati nawe ngo ategura ingabo, ngo aravuga ngo ni ngombwa tuzagendana, uri inshuti yanjye ntabwo nabyanga, uri inshuti yanjye ntabwo nagutererana, uri inshuti yanjye ibyo wambwira byose nabyumva. Ngo Yehoshafati aragenda, ngo aravuga ngo yewe Ahabu we ngwino tubanze twicare tuganire dupange uburyo tugiye guhangana n'Abasiriya. Ahabu arabyemera, aravuga ngo ndaje twicare tuganire tujye inama turebe ukuntu tuzatsinda Abasiriya. Ibyo byari ibintu byiza, ibyo byari ibintu bikomeye. Ariko bera b'Imana, biragoye kwicarana n'umuntu mugakorana inama, mugahana ibitekerezo,
wajya kubona ukabona akimara kuva aho ngaho niwe ukubereye umugambanyi, niwe ukubereye umugambanyi, niwe ugutabye mu nama, niwe uvuze ibyo mwavuze, niwe uguhindukiriye. Hari ibintu bimaze iminsi biri kutubaho, ugasanga abantu baraje ngo dukorane inama, ugasanga abantu baraje ngo tuganire duhane ibitekerezo, nyamara bamara kudutata bakagira ngo ibyacu byose twabibabwiye, ntibagire ngo ntibamenye yuko hari akandi twisigarije. Wajya kumva nibo waduhindukiriye batubereye abanzi. Imana yo mu ijuru igukureho izo nasi mu buzima bwawe, ziza zikakubaza ngo mbese amahoro yawe ameze ate, ubundi ko uhora useka bigenda bite, wamara ukamubwira akagira ngo wamubwiye byose. Wajya kumva hahandi wamubwiraga ngo hari ibyishimo byawe biva, niho ashaka guhera kubabaza. Imana igukurireho Ahabu, Imana igukurireho indyarya, Imana igukurireho abaza kukurasa, Imana igukurireho abagufata bagambiriye kukugirira nabi. Bibiliya iravuga ngo nuko ngo Yehoshafati na Ahabu baricara ngo baraganira. Yehoshafati arangije ahereza Ahabu inama, aramubwira ati ni ngombwa ngo tujye kuhangana n'Abasiriya, ariko tugomba kubanza gusenga. Ngo Ahabu arakomeza aramuryagira amubwira ngo yego. Yehoshafati aramubwira ngo muri iki gihugu cyawe cya Isirayeli ndabizi neza ko bubaha Imana ishobora byose, kandi harimo abahanuzi bakomeye, harimo abahanuzi bafatika. Wambabariye ukabahamagara bakabanza bakabaza Imana niba uru rugamba tugiye kurwana tuzarunesha, niba tuzarutsinda. Bibiliya iravuga ngo nuko Ahabu aravuga ati ariko si ngombwa. Yehoshafati aramuhata aramubwira ati ntabwo twajya kurwana Imana yo mu ijuru itaravuga. Ngo Ahabu ahamagaza abahanuzi, ngo amare guhamagaza abahanuzi, ngo abahanuzi bose baraza. Nyamara Imana irebye mu mutima wa Ahabu ibona Ahabu ni indyarya, kandi Ahabu ntabwo ashaka kumva ntabwo ashaka kumva umugambi w'Imana, ntabwo ashaka kumva ibyo Imana ishaka. Ngo Imana iragendeye mu mwuka w'ikinyoma ngo iwohereza mu bahanuzi bose 400 bari baje guhanurira Ahabu. Ngo Ahabu ngo arangije ngo abahanuzi bose baravuga ngo nimugende muzanesha. Ngo Yehoshafati yinjiye mu cyumvirizo aravuga ati nubwo nari umuhanuzi ku buryo burenze, ariko uyu mwuka uri gukoresha aba bantu ntabwo ndi guhamanya nawe. Nta wundi muhanuzi usigaye ngo mumuhamagare mumubwira se aduhanurire atubwire, nawe namara kuvuga turagenda tuzi ko tuzabona intsinzi. Ngo Ahabu aravuga ngo usigaye yitwa Mikaya ntabwo ampanurira ibyiza. Muri iki gihe abantu bashaka ngo abantu babahanurire ibyiza, barashaka ibyifuzo bigendanye n'amarari yabo. Nyamara reka nkubwire, nubwo Imana itavuga ariko umugambi wayo uzasohora. Imana ije gukora ibidasanzwe, Imana ije kugukuraho indyarya. Ngo baragenda bazana Mikaya, ngo bari kumuzana baramubwira bati umwami aravuze ngo uhanura ibibi. Ahabu aravuze ngo uhanura ibibi, wirinde udahanura ibibi. Ngo Mikaya aravuga ati rwose ndahanura ibyiza. Baramubwira ati n'ikimenyimenyi natwe twahanuye ibyiza. Mikaya aravuga ati nukuri nanjye ndabikora. Ngo bazana Mikaya, ngo bamare kuzana Mikaya, ngo Mikaya bamugezaho. Mikaya ati baramubwira ati ngaho senga. Ngo Mikaya yikoza mu mwuka, ngo mu kwikoza mu mwuka agiye kubona abona umwami Ahabu bamukubise umwambi mu mpanga. Aravuga ati bino bintu nimbivuga umwami aranyisha. Ngo umwami ababajije umwami Ahabu abaza Mikaya, aramubaza ati niko Mikaya tubonye iki? Mikaya ati mbonye mugiye mu rugamba muza amahoro. Ahabu aramubwira ati ariko ibyo uri kuvuga uri kubivuga uri kureba hirya, uri kubivuga udashaka kundeba mu maso, ndeba hano ubonye iki? Ngo Mikaya araceceka aravuga ati nimbivuga ibyo mbonye aranyiki. Ahabu aravuga ati nkurahisha Imana yo mu ijuru ukorera, murahize kangahe kugira ngo umbwire ibyo umbwiye niba ari ukuri. Ngo Mikaya akimara kumva yuko bamurahije mu izina ry'Uwiteka Imana, ngo aravuga ngo mva nkubwire mwami Ahabu we, mbonye bakurasa mu mpanga, urapfuye uzapfa, nta nsinzi iri muri iyi ntambara ugiye gushora. Ngo Ahabu aravuga ati sinakubwiye wowe mugenzi wanjye Yehoshafati, uyu mugabo ntabwo ajya amanurira ibintu bizima. Ngo barangije bakubita Mikaya. Ngo umwami Ahabu aravuga ngo nimugashire mu nzu y'imbohe, mugashira hariya mu nzu y'imbohe, ngewe nzaza mbonane nako kambwira aho bari bagiye kundasira. Imana yo mu ijuru yihesha icyubahiro. Ngo ako kanya Ahabu akomeza uburyarya. Ngo abwira Yehoshafati aramubwira ngo wowe genda wambaye imyambaro y'umwami, ngewe ngiye kugenda niyoberanisha. Umva ye, kandi ngo Abasiriya nabo bari bapanze urugamba, ngo baravuga ngo ntimurasa umuntu woroheje, ntimurasa umuntu wundi, ahubwo murasaho umwami arabari. None Ahabu aryarya Yehoshafati.
nyamara Imana idakiranirwa ngo yibagirwe imirimo. Ntabwo Yehoshafati agomba gupfa kubw'uburyarya bwahabu. Ngo nuko baragenda bajya mu rugamba, ngo Yehoshafati agenda yambaye imyenda y'ubwami, ngo ariko Ahabu agenda yambaye bisanzwe. Ngo bageze mu rugamba, ngo Yehoshafati agiye kubona urugamba, imyambi yose y'Abasiriya iri mu kumwerekezaho, arataka aravuga ngo ndapfuye. Iki ni igihe buri muntu wese agiye gutaka. Wowe uri gutaka akira ubutabazi, wowe uri gutaka akira imbaraga z'Imana, wowe uri gutaka akira guhindurirwa amateka, wowe uri gutaka bizinesi yawe ntabwo ihombye, wowe uri gutaka urugo rwawe ntabwo rusenyutse, wowe uri gutaka ntabwo ugomba gupfa nabi, wowe uri gutaka inzara ntabwo ikwishakira kurya. Yehoshafati arataka, ngo muri uko gutaka ko bumvise ijwi, ngo bumva ntabwo ari Ahabu. Gutaka kwawe niko kukuzaniye kurengerwa. Gutaka kwawe niko gutumye imyambi yari ikwerekejeho ibirinduka. Nudataka hari imyambi yo ikwerekeyeho, ariko nutaka Imana igiye kuza koresha icyubahiro mu izina rya Yesu. Imana yambwiye ngo buri muntu wese umurikiye, Imana izanye kurengerwa nayo. Imana irakurengeye. Wowe warutatse, wowe wari uri kubona imyambi ikwerekejeho ukabona wari ugiye gupfa, nubwo waba wari ugiye kuraswa bingana bite, nyamara Imana igiye kuzana kukurengera. Ntabwo gipfuye, ntabwo uri uwo gupfa, ntabwo bagutabye, ntabwo baguhambye, ntabwo bagushinguye. Imana iguhaye uburame, Imana iragusubije, Imana ikoze ibidasanzwe. Ndagira ngo dufatanye gusenga n'Imana. Imana ikureho indyarya, Imana igukureho imyambi wari urashwe. Bibiliya iravuga ngo nuko umuntu umwe ngo apfa kurasa mu rugamba, ngo apfa kwirasira, ngo umwambi uragenda ngo ukubita aho imyambaro Ahabu yari yambaye yari ihuriye, ngo uragenda ukubitamo Ahabu urahinguranya. Ngo Ahabu aho kugira ngo amenye yuko ibintu byakaze, ngo Ahabu aragenda akomeza kurwana hangana kandi ari inkomere. Ngo abwira umuntu wari umutwaye mu ngabo, aramubwira ati sha, ati barandashe bikomeye, mbirinduka unkure mu ngabo, ntabwo nkiri ingabo, mbirinduka unkure mu ngabo. Hari abantu bari bazi ko tugiye gupfa, niwe bagiye gupfa mbere yacu, twebwe tugifite ubuhamya. Tugiye gusengana Imana. Imana izamfashira ijambo zongera ndigarukeho, tuzongera tubivugeho byinshi bihambaye. Ariko Imana igukureho indyarya, Imana igukureho imyambi, ntabwo ukirashwe. Imana mu izina rya Yesu Kristo turagushimye, turaguhimbaje kubw'iyi video. Reka udukurikiye umuhe umugisha, kandi data twese n'abazayumva bose uzabakureho izi ndyarya, ubakureho iyi myambi yari berekejweho, kugira ngo izina ryawe rihabwe icyubahiro kandi bakomeze baguhamye. Ngakomeza ubikore kandi ubikore kwibasha mu izina rya Yesu. Amen. Imana y'amahoro ikomeze kubaha umugisha. Shalom, shalom.